Muri Kenya amashuri abanza yo mu cyaro amaze kugira bwa mbere na mbere ikoranabuhanga rikoresha amashanyarazi aturuka ku zuba. Uyu mushinga watangiriye mu ntara ya Rift Valley mu ishuri rya Rubiri hafi y'ikiyaga cya Naivasha. Iri shuri ni irya leta ariko rigenzurwa n'ababyeyi ubwabo. Umushinga wahimbwe n'ikigo cyo mu Bwongereza cyitwa Aliushia ugamije kugeza ku bana bo mu bihugu bikennye imyigishirize ikoresha ibyuma kabuhariwe bya mudasobwa cyangwa kompiyuta mu Cyongereza, nubwo amashuri yabo yaba ari ahantu hataba amashanyarazi na gato. Izi mudasobwa zishobora gukora amasaha 8 buri munsi zidahagaze. Zishobora no gukora ahantu hashyushye cyangwa hari n'umukungugu mwinshi. Rachel Wanjiri yiga mu ishuri rya Rubiri. Ari mu bakoresheje izi mudasobwa ku munsi wa mbere na mbere. Ziradufasha cyane. Tuvuge nk'iyo utekereje ikibazo gikomeye kugira ngo umenye byinshi kurushaho ku ngingo runaka. Ubaza mudasobwa ikaguha igisubizo. Mugenzi we Alan Mwangi nawe yanejejwe cyane n'izi mudasobwa. Murabizi se n'amashuri adafite amashanyarazi aba afite ingufu zihagije zo gukora igihe kirekire. Naho mwarimu wabo Geoffrey Tuwo aremeza ko uyu mushinga uzabageza kuri byinshi cyane kubera ko bashobora gukoresha na internet. Ubu abana bacu babonye ububasha bwo kungurana inama n'ubumenyi na bagenzi babo bo mu mashuri yose yo ku isi yose. Bizabafasha kumenya byinshi cyane. Izi mudasobwa ziva mu Bwongereza n'ibindi bikoresho byose bigendana nazo byuzuye. Ariko ikigo Stonehouse kizigeza muri Kenya gifite umugambi wo kuzikorera muri icyo gihugu ubwaho. Izi mudasobwa zaguze $16,000 yaterateranijwe n'abana biga mu ishuri ryigenga ry'i Nairobi bagiye bayasaba abaturage. Sharif Fanslow, umwe mu bashinze ikigo Aliushia kizikora, avuga ko zidahenze ku buryo zishobora kugera hariho hose mu bihugu bikennye. Ibiciro ni bito cyane, ku mafaranga make ushobora kubona mudasobwa n'ibikoresho byose bigendana nazo kandi ukazikoresha ahariho hose, hapfa kuba hari izuba gusa. Uyu mushinga wageze muri Kenya biturutse ku bantu ku giti cyabo. Barizera ko na leta izabishishikarira. Hagati aho umuyobozi w'ishuri rya Rubiri Peter Kimani ashimishijwe cyane nuko abandi banyeshuri bo muri Kenya yose bazasanga abe barabasize. Guverinoma ntiratangira imyigishirize ikoresha mudasobwa mu mashuri abanza. Abana bacu bo barabitangiye. Ubu bakoresha internet. Bafite ubushobozi bwo kwigishwa mu buhanga bwa kompiyuta. Bazahora rero bari imbere y'abandi. Izuba si ikibuze mu karere ka Rift Valley ku buryo mudasobwa z'ishuri ribanza rya Rubiri nta mpungenge na gato rifite zo kuzikoresha umwaka wose zidahagaze.